Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Muraho neza ariko aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, aho muherereye mu bihugu bituranye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze mwiyumvemo amahoro y'Imana. Uyu munsi twakomeje urugendo rwacu rwo kubaka umuryango wishimye kandi utekanye, tuganira ku gice cyacu cya gatatu cy'uru ruhererekane kigira giti kurera abana mu ndangagaciro z'Imana. Iki kiganiro kizibanda mu bice 4 by'ingenzi. Igice cya mbere kigira giti impamvu 10 zo kurera abana mu ndangagaciro z'Imana. Kabiri, inkingi 10 z'uburere bufite ireme. Gatatu, imbogamizi ababyeyi bahura nazo mu burere bw'abana. Kane, inama 10 zigenewe ababyeyi bashaka kurera abana babo neza. Turabashishikariza gukurikira no gusangira n'abandi ubutumwa buzana impinduka mu miryango yacu. Igice cya mbere cya kino kiganiro, impamvu 10 zo kurera abana mu ndangagaciro z'Imana. Impamvu ya mbere, abana ni umurage w'Imana. Zaburi 127 umurongo wa 3. Bibiliya ivuga ko abana ari umurage uturuka ku Uwiteka. Ibi bisobanura ko umwana atari umutungo w'umuntu ku giti cye, ahubwo ari ishingiro ry'ubuzima bwiza bw'umuryango Imana yatanze. Iyo dufite abana, tuba twahawe inshingano yo kubitaho no kubatoza inzira nziza tugendeye ku bushake bw'Imana. Kabiri, abana ni abayobozi b'ejo hazaza. Uburere buhabwa abana uyu munsi bugira uruhare runini mu cyo bazaba ejo hazaza. Iyo dutoje abana indangagaciro z'ukuri, tuba twubaka abayobozi b'imbere bazagira uruhare mu iterambere ry'igihugu, iterambere ry'itorero, iterambere ry'umuryango. Gatatu, kurera abana neza mu ndangagaciro z'Imana ni itegeko ry'Imana. Gutegekwa kwa 2. Igice cya 6 umurongo wa 6 n'uwa 7. Imana ubwayo yatanze amabwiriza y'uko abana bagomba kurerwa. Yategetse ababyeyi kwigisha abana babo amategeko yayo mu gihe cyose, haba mu rugendo, mu buriri cyangwa mu rugo. Gutoza abana ijambo ry'Imana si amahitamo y'umuntu ku giti cye, ahubwo ni itegeko duhabwa n'Imana. Kane, kurera abana neza mu ndangagaciro z'Imana birinda icyuho mu muryango no mu itorero. Iyo abana barezwe neza, baziba icyuho cy'abakuru bageze mu zabukuru cyangwa batakiriho. Biyubakamo ubushobozi bwo gufata inshingano mu muryango, mu itorero, bakaziba icyuho cyakomoka ku burere butanoze. Kane, abana batanga icyizere n'imbaraga z'iterambere. Abana bafite indangagaciro zo gukunda umurimo, gukunda igihugu no gukunda Imana baba umutungo ukomeye. Uburere buboneye bubagira abantu b'ingirakamaro ku muryango, ku gihugu no ku gihugu, bityo bakaba imbaraga z'iterambere rirambye. Gatandatu, barera abandi. Kurera abana neza mu ndangagaciro z'Imana bituma abana babasha kurera abandi, babaho nk'icyitegererezo. Abana barezwe neza baba icyitegererezo mu bandi, baganiriza bagenzi babo, bakabereka urugendo rwiza rw'imyitwarire
iyo umwana agiye ku ishuri cyangwa mu bandi akitwara neza, aba yubatse ishusho nziza y'umuryango we ndetse aba yubatse ishusho nziza y'Imana mu bandi. 7. Bituma imiryango ikomera kandi ikagira icyerekezo kizima. Imiryango ifite abana bafite indangagaciro ishyiraho icyerekezo cy'ejo hazaza. Buri mwana watojwe gukunda Imana n'abantu agira uruhare mu gutuma umuryango uba umwe, ukagira umurongo usobanutse. 8. Kurera neza bituma abana bagira imyitwarire myiza. Uburere bwiza butuma umwana amenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Iyo abana batojwe kubaha, kugira ishyaka ryo gukora, kuganira neza no kugira impuhwe, bibagiraho uruhare mu mibanire yabo n'abandi. 9. Bibafasha gukura bafite indangagaciro z'umuntu n'iyobokamana. Kugira indangagaciro z'umuntu cyangwa se z'ubumuntu ndetse n'indangagaciro z'iyobokamana. Kurera abana mu ndangagaciro z'Imana bituma umwana akura afite ubumuntu, yubaha abandi, afite ishyaka ryo gukorera Imana kandi afite umutima w'impuhwe. Ibi nibyo bizamugira umuntu w'ingirakamaro aho azaba ari hose. 10. Umwana warezwe neza aba umugisha mu muryango no mu gihugu. Iyo umwana arezwe mu rukundo, mu kwigisha ijambo ry'Imana no mu ndangagaciro, aba umugisha, aba umukozi w'Imana, umukozi w'igihugu n'umuturanyi w'inyangamugayo. Uwo mwana yuzuzaho abandi bacumbagira, akagirira akamaro abantu benshi. Bavandimwe, twibukiranye ko abana ari umurage w'agaciro Imana yaduhaye, kandi ni inshingano ikomeye tuba twahawe zo kubarera neza. Twabonye ko impamvu zo kurera abana mu ndangagaciro z'Imana zirenga kuba igitekerezo cyiza. Ni igihamya cy'uko twumva inshingano zacu, uko twubaha Imana ndetse n'uko dufite icyerekezo cy'ahazaza. Kurera abana si igikorwa gikorwa umunsi umwe, ahubwo ni urugendo rurerure rukeneye kwihangana, ubwitange, gusenga n'ubufatanye. Iyo duhagurukiye kubarera mu nzira y'Imana, tuba tubatekerereza ahazaza heza, kandi tuba dufatanyije n'Imana kubaka ejo hazaza h'itorero n'igihugu. Imana ibaha umugisha, ibaha ubwenge bwo kurera abana banyu mu kuri no mu rukundo, kandi ntimuzibagirwe ko nubwo hari ubwo bigorana, Imana ubwayo igendana namwe muri urwo rugendo. Uko biri kose, umwana warezwe neza azana umugisha mu muryango ndetse no mu gihugu. Rero umwana mu nzira akwiriye azayigumamo naho yaba ageze mu zabukuru. Imigani 26 umurongo wa 6, 22 umurongo wa 6. Murakoze kubana natwe muri iki gice cya mbere cy'iki gice cya 3. Tuzakomeza n'igice gikurikira, aho tuzagaruka ku mbogamizi ababyeyi bahura nazo mu kurera abana. Mugume hamwe natwe kuri Joel Gospel Praise TV, aho tuganira tugafashanya tukubaka umuryango mwiza ushimisha Imana. Naho ubutaha, Imana ibane namwe.